ya nkuru ya Taifa niyo perezida wa Ferwafa yaba yagezemo. Kalisa Bruno mwene Ngarambe. Mambo vipi? Birahwihwiswa ko warwanye n'intare. Niko. Intare ngo ayikubise inkoni muragiye. Mwashatse kuza kurya igaju. Wari uragiye ngo uyikubita interera mu cyamo. Nari nyishe. Ubrekinzi inkuru noneho iza aka video gato muri WhatsApp z'abantu benshi no kuri za Facebook nkabonye ndagaplayinga ariko nkaca umutwe kuko numvaga hari abantu babiri warusorejeho babwira ngo bagire gute ndavuga nti ngiye aba bantu ndarengana sigewe je nzabavuga bamvuze mbakubira inshuro nyinshi ariko mu gihe batamvuze hoya iyi nkuru kwiteye ubwoba Taifa hano rero turi kuri City Radio ngira ngo nibwo tuvugishe bwa mbere kuva twagera hano ndi kumwe n'umutara mu bitatu Yizere Mubaraka we uramuzi cyagiye ukimara kujya kuri DC niwe twasigaranye abandi n'abatekinisiye n'undi musore ubirimo kubyinjamo neza witwa Credo yiga ubuganga ariko yaravuze ati reka mbivange na media bimeze neza rero tuba turi na live kuri City Sports Official hano kuri City Radio dukora ku mugoroba saa 10 kugeza saa 1 z'umugoroba amasaha 3 saa 10 kugeza saa 1 mbega ikiganiro mwagishize ni mugoroba umurabona abantu baratubwiye batese ni mugoroba ntabwo tubona twumva urubuga rw'imikino kandi abarimo mu za match ziri kurangira muri za championnat z'u Rwanda ama Champions League ya Afrika za Champions League zibure zigakomerezaho tugishyira ni mugoroba kugira ngo kuko ubundi naho twageza saa 5 z'ijoro ariko tugeza saa 1 ave ko busi yo gukomeza mu gihe hari Champions League za match ziza mbere za saa 1:45 na za zindi za saa 3 twakomezanya niyo mpamvu twafashe aya masaha yose twarayamize usige Vestine utwitambika kwa kabiri no kwa kane no kwa gatandatu ariko no muntu w'umugore cyane turamushima nawe abarimo kubaka ingo Vestine ni duwaye niwe wanyakiriye ngaruka ubwo rero tubonyira breaking yivugire twebwe twahahamutse no gutitira ariko mbwiye bano bantu Taifa ko mbizi ko atari umuntu ya breaking inkuru nkiyi anacyo kintu abagenderaho abantu bamwemera banamukurikira kuri Kalisa Bruno TV ntabwo ajya azana ikintu cy'ikiwani nicyo bakuziho abantu kandi kuri izi nkuru zikakaye twagira ngo utucire ku mayange badukurikiye yarangiye icyo nakubwira ariko uwo ngo numva ari Ivetera uri kukongorera ni Osborne yarakuze ku buryo yiha kwigaragaza ni Osborne somaze kugira imyaka ingaho ubundi sasa igihari nuko breaking news nibyo kabisa icyo navuga uribuka ko nabwiye abantu mu kiganiro negeze gukora niba abantu bafite bibuka neza negeze gukora akantu gatoya ndababwira ni hari inkuru ikomeye cyane nzababwira muri iyi minsi hari amakuru ngewe nyine kuri ziriya zanjye za ufukweni nari namaze gukabuta yenyewe nyine nibigendanye na hariya muri federasiyo uburyo ya federasiyo irimo ibintu by'ibiturire none se sinabikozeho ntibashatse kubyegeka ku mudamu witwa Kagwire Peggy nanjye nakozeho operasiyo bamushinja miliyoni 400 na zingahe kandi na ministeri itarazirekuye ahubwo bashaka guca mu ikitwaga Action One company yashinzwe n'abitwa ba Annelise nabande ngabaha amafaranga ataranaza muri federasiyo yarabyanga byamuviremo kwirukanwa cyane rwose oya je dose za Ferwafa mfite nyinshi ahubwo ndaza kureba zimwe bajye bazicanisha imbabura kuko ni nyinshi harimo ibiturire byinshi harimo ibintu abantu ariko si vestiaire bubatse kuri miliyoni 300 na vestiaire ariko urakabonye aka vestiaire kari hariya kuri Ferwafa kariya rero nako harimo ibintu byinshi cyane bigendanye n'iriya ntuzo nuko ngo hariho miliyoni 180 zisaga zarengezo nuvuga ngo icyo bita addendum ntibibaho imirimo ya finissage cyangwa kongeraho nk'akantu gato nk'akudukaro iki ntabwo dutwara amafaranga angana n'inyubako nyirizi Nubizi siriya kari company yani Annelise na nuza nuriya mutara mwita Desire baba we
urumva rero ibyo byose ariko perezida we ewana wa federasiyo yaje kugira gutya basanga ibiturire by'amafaranga amafaranga yanyerejwe ari menshi. So ubu rero icyo twavugana ntabwo wenda navuga ngo ndaza kwishira muri detail cyane. Oya ntusinjiremo utaza no kwitambika ubutabera kuko ni bibi ikintu kikiri mu iperereza ntabwo kijya muri detail kuko ntazo tuba twagira. Inkuru yaba wenda inkuru yaba ari ugufatwa kwe kubazwa kwe. Ejo muzampamagare nk'aya masaha nzaba namaze kurundanya kira kitu ndetse namaze no kubyigaho neza ku buryo nakora ibintu bitagize icyaha kuko nabwo tuba tugomba gukora ibintu bitagize icyaha kugira ngo tutabibazwa n'amategeko. Ibintu byose biri hanze ariko breaking news nk'uko wabibonye rwose umutaramu ari cyo bita abahongo bavuga mahabusu. Sasa hivi yuko mahabusu aho ngaho niko bimeze rwose. Reka tugushimire ubwejo uzaduha detail urumva n'inyuma amasaha 28 hazaba havutse byinshi ubwo zatuvira imuzi byose twagira ngo impamvu ngiye guhamagara nari mbonye post izana hose ndavuga ntese haba hari umuntu uhakinze telefone ye akaba atari ako ntiyakinga n'ijwi ryawe ntiyakinga n'itundi tuntu tukubajijemo. Ngewe inkuru mvuga mba nyihagazeho ntabwo ndi nk'abandi baba waya ntabwo negeze mvuga ngo bivuge mbere ngiriki abantu bahoraga banyishyuza ngo inkuru irihe. Yego ngewe rero icyo mashaka kubereka nuko ahadi ni deni nk'uko umuswahili abivuga. Iyo wisheje umuntu ngo igihe iki n'iki ntutinde ukaza ako kanya aba ari byo gusa. Ngewe icyo nakwishimira nuko nakomeje kubivuga kuva kera mvuga ko federasiyo iyobowe nkaho iyoborewe mu isoko iyoborewe mu kabari abantu bose muri department zose zihari nagiye mbivuga uburyo abantu ari abasinzi umupira bawupangira mu bubari ibiki muzi nabuzi bagiye muri delegation mu Misiri bakajya baza kubyuka ku gitondo umunsi wa mbere ishema cyiyamamaza murabyibuka nagiye mbivuga nerekana uburyo atazi umupira nerekana uburyo azawutobanga kandi koko mwarabibonye aho umuntu ashobora kuza agafata icyemezo agashyiraho irushanwa ry'ama super coupe warangiza ukayigira irushanwa ukayigira tournament ukayigira nka season. Komeza wivugire shano kutaza umusifuzi no kutaza abasifuzi baheruka gafaranga ku kwezi kwa kabiri twa turi mu kwa 8 shaho wari mu kute muribuka abesha abantu ngo varing igiye kuza iri hehe yo gatwa yaraje yabwiye abantu ngo ngabana ngo mu gikombe cya Afrika twaragiye dukubitwa na Somalia za tugakubitwa za Eritrea zitegeze zinadutsinda nayo ibintu byose bagiye babesha mwarabibonye. Mwabonye umutoza kirukanwa uriya mutoza bitade yarareze dushobora kubitwa mande ya miliyoni 500 uriya zaduca hafi miliyoni $1 urubanza uko narwumvise ngo nuko batumvikanye nukuvuga ngo harimo ibintu biri aho ngaho mwarabibonye abasifuzi ngo bongejwe ubu se baheruka guhembwa ry'abasifuzi barimo kurira zari zabicanye hajemo nkihangana we yari yaje guhangana ndetse afata itsinda rimwe ry'abanyamakuru ararikoresha ku buryo haberagamo ibyaha hariya muri Ferwafa abanyamakuru bamwe bagombaga kubivuga bagaceceka kuko benshi birirukana mu ndege bajyana. Mwabibonye aho umunyamakuru yambara jezi akagenda akambara n'uzana godi akajya mu kibuga akajya gukorana tize n'ikipe y'igihugu n'abakinnyi ahantu bitegeze Rwanda bibona ukavuga uti ibi ni ibiki hagiye hamwe ibintu byinshi ariko kubera lobbying zaba analyst zabande ibintu byose byarabaye gatoko ibintu bigendanye na za betting byarimo hariya aho abayobozi muri federasiyo bakuriye usanga abantu barabetinga bibera muri betting biteye ubwoba tayi ibyo ni ibintu twagiye tugaruka ibintu birakomeye mwana nyagasani babandi rero zangoma amashyi watumvishije ziraho zitera ubwoba ngo biki ngo abakozi ngo umukozi wa FIFA ngo yaraje ngo aperinga igiye gukwegera ngo ibiki mwabyumvishije ukuntu nyine baraho barimo kubeshya bavuga Davis se urumva ariko Davis ngewe mfite ikibazo iri mikorere yitangazamakuru ari kuri kera kari kuri bitari bimeze biriya bintu usanga abanyamakuru b'abasiniya birihandagaza bakagenda bagakora ubugoryi nka buriya biriya bintu mwebwe ko mutabyamagana kwe kandi tugiye kubihagurukira ubu ngubu biri mu bintu nzahagurukira guhera mu kimwero gitaha
aho ubona abantu bashyize inda hejuru bayiguranye n'umutwe ewana biteye ubwoba oya nuko icyiciro cyantunguze nka cyagiye birukana dafu bashaka kumufungisha arengana amaze imyaka 10 nta kosa akora muri iriya nyubako ari ukugira ngo umwanya we bawundi uzi ko bamubeshye ngo yibye miliyoni 446 abanyamakuru bakabyandika bakabipostinga amafaranga ministeri itaranayatanga kubera kutashaka gucukumbura ari uko umunyamakuru utangizwa n'inyuguti yanga ukorera ubungubu muri Ferwafa yabibaseshe yarinze bagahita bishyira kuri za social media zabo byarambabaje cyane nicyo kintu cyane tunyumvuga nteka ntangire nkora ama operation kuri ya Ferwafa je nanga mu karengane sinifuza umuntu ufungwa ari we wese ariko nanga umuntu urenganya undi ugafata umubyeyi ukamuharabika mu ijoro rimwe banebajije mu kiganiro n'abanyamakuru perezida wa Ferwafa bica amazi sinjye nifuriza umuntu gufungwa ariko nanone umuntu wifuriza undi gufungwa nawe akwiye gufungwa ndavuga ngo niba njye nifuriza Taifa gufungwa nanjye ugomba nkwiye gufungwa urenganye cyane rwose reka tugushimire tayi wakakora akanya duhaye ubwo na hejo hagati ya saa 10 na saa 1 z'umugoroba nta kibazo ejo kabisa ejo muzabahamagara ndi tayari sawa sana muri titre urabidushyiriramo uti Taifa yemeje ko Shema wa Ferwafa yatawe muri yombi mana nyagasani ibintu by'umupira birangirira isheni ko harimo amafaranga mana nyagasani gifite uditi ni bari zingahe tuteye ubwoba harimo ibintu babirimo umupira urimo amafaranga twemerana urimo amafaranga umurengera urimo amafaranga no kuvuga ngo mu mupira w'amaguru ushobora kunyereza miliyari mu myaka 2 cyangwa 3 kandi ntagire urabuko cyane mana nyagasani baze ko bana bari kuduhamagara se yashaka gutanga ataza kugira ugira icyo avugaho ibintu ubutabera nibwo gitangira nibwo tukibimenya turana bihagaraho ntibirasohoka ahantu henshi ni Taifa tubikesheje nka suruse Taifa nta hantu arabeshya na hamwe muri suruse yisi yo yari ari ya mbere ariko niye ni inkuru tumukesheje nko tumuhamagaye sibyo nuko nagiye kumva navuze ko APR tazakina Super Coupe ikigano twakoze tutari na hano barabagiye bankotinga ubwo nuko ari je nyine tuzi ko mwarimu muravugana navanyeho izindi mikoro zaha kugira ngo babyumve neza ahubwo cyangwa hagati ya na Baraka tajya nugira ikindi avuga bikica operation naba mvuga iki nanayivanyeho rwose mvuga ni hatagira wica operation bita Taifa Bruno hari ibintu biba kandanda yacu y'Inyarugenge igengwa n'abantu ari umuntu ujya uvuga ngo ari umunyamakuru ibibazo n'umuntu sinyandikira ngaho yohereje kamarade nawe namusangiye isi itagira ubutabera isi itanga ubutabera 120 abanyamakuru muri legend ukunda kuvuga ngo umupira uzavaramo umuntu umwuka uyu muntu azashiramo umwuka kabisa iyi nkuru niba urije muri ibi bihe harimo ibintu byinshi amarushanwa ibiki na biki ibintu birakomeye cyane aho byanshanze ibintu ni hatari cyane ubwo uko amasaha agenda akura no ku munsi w'ejo atwemereye ko tuzaba turi kumwe bagenda badevelopa cyane n'abandi bantu bagenda bayivugaho ubundi nabyo bahari barimo ko ari ikintu cyane network ya blanchiment d'argent kiri kuvuga mu mupira ariko menshi cyane ibi bintu byo kuorganiza n'amarushanwa y'amakipe nabyo byari birimo kugira ngo haboneke amafaranga menshi ariko reje navuga ko wenda bisa nkaho bitangiye guhagurukirwa ariko uyu mupira waramunzwe warariwe ni umuntu uzamfasha niba ari ribu cyangwa akamanuka
hari ibintu byinshi byereka nkubwira na za betting companies nko kubamenya inzoga zica abantu. Betting companies bakwiye gusigaza zikora online. Burya umuntu uri online aba azi kwihitiramo. Akaba ari umuntu ujijutse ushobora kuvuga ngo ndafata amafaranga nyakure kuri mobile money ya topping up betting n'indya nyagaruka. Ariko zino bino bisaba kujya muri iduka, hajyamo n'umukozi ugiye guhaha agahita acayo akabetinga ifarashi igiye kwiruka mu minota 5 ngo arahita abona 2 cyari igihe agiye kugura isukari, ubwo mbese imenya isukari itageze ku itari yari ikubye. Ariko haberamo udukoryo, aba bantu batashobora kuba bafite smartphone ngo registering bagomba gushyirwaho company zibetinga, ariko muri buje kubetinga ukaba ufite imyaka isobanurwa n'ikindi cyangwa muza kwa prodingamo y'ubukuri. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ikindi ukaba ufite telefone nyine ufite muwayi nta n'inzara zo kwishima ugiye kubetinga. Oya biraro biragenda bikakora addiction, abantu bakangirika, imiryango igasenyuka, abantu bize igasenyuka, umugore agaturugo. Ari ibintu byinshi byo gukurikiranwa pe. Betting ni business iri smart, itagaciro mu gihugu ariko igakorwa mu buryo buri smart, ubushyiraho umurongo ntawe mvuze ngo bafungire n'iki, ariko bitekerezeho, kuko niba bavuga ngo hari addiction ku gusinza, hari addiction ngo kuburaya nabyo bizero, na addiction ya betting yo izica n'abantu aho cyane. Umuntu asigaye aryamye, umwana aratinyuka kuri minerval, ariko umwana kuko aba atarageze imyaka 18 ntabwo yabona uko arya minerval atagiye kubetinga mu iduka. Oya byasaba ko ya topping up muri telefone, byasaba ko yarafunguyemo account yarashyizemo icyangombwa kigaragaza ko akuze imyaka 18 yayirengeje. Bivuga ngo rero ubu nguwo numva ko yaba ari tayari nyine yujuje ibisabwa. Ariko wa mwana w'imyaka 16 ushaka kuzarya ubuzima ku ishuri akagura stopper, akagura ya maximiki birenze ibyo bari bamuguriye bank cyangwa indi ntazi bari inkweto twambaraga cyera bitaga bank zagiraga ururimi ruzi imbere. hari akabrage nigeze kubona ibintu byo gukurikirana ibintu tucuruzi yanengera umuntu wagiye kuri Twitter yandika ngo badufashe rwose ngo mu bintu bitaho ngo barebe n'ibicuruzwa bicururiza Nyabugogo, ngo hari umuntu wambwiye ngo yaguze biriya yarazagamo muri ya George. nta kintu cyujuje ubuziranenge kibaye byo karaka brage karaho. Oya ariko ibyo avuga wenda ibyo byo ni brage, ariko abantu ngira n'inama nugura cyane cyane ikinyobwa Nyabugogo kuri bari abantu bazunguza. Uzatinyuka wazi ko niyo namubwiye nk'urugero mu bintu ntinya sishwa no kugura jini zira zuba batembereza mwese yaba yamenyemo ikindi kintu ko basigaye bashyiramo bya super deep. Nunagira ngo urayiguze uzamwishyura wabanje kunywaho. Tutapro turi hirya ndebe shimire. Ubundi Nyabugogo ushaka kugura ikintu ujya mu maduka muri ariya maduka.